Mwene data mushiki wanjye unteze amatwi, ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Uri kumwe na Pasiteri Vuguzigira Alphonse. Unyemerere turebere hamwe incamake yagufasha kumenya uko wakwihana ukababarirwa ibyaha, nawe ugahabwa impano y'agakiza itangirwa ubuntu muri Kristo Yesu. Abantu benshi bajya bavuga bati, njyewe sindi umunyabyaha kuko ntiba, ntasambana, ntaroga, ntica, ntakora n'ibindi bibi bisa bityo. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko iyo yari yo mivugire y'abafarisayo. Ariko Yesu ntiyahwemye kubacyaha, ababwira ko baciriweho iteka ryo kurimbuka. Reka turebere hamwe ingingo 6 zagufasha gusobanukirwa uko wakwihana ukababarirwa ibyaha, nawe ugahabwa impano y'ubugingo buhoraho ibonerwa muri Yesu Kristo. Ingingo ya mbere, abantu bose bavuka ari abanyabyaha. Mbere na mbere Imana yaremye abantu bafite ubuzima bwera kandi butunganye, ariko ubwo si bwo buzima abari mu isi bafite uyu munsi kubera icyaha. Abakurambere bacu Adamu na Eva bashidikanyije Imana. Ibyo byatumye bibwira ko bazarushaho kumererwa neza mu gihe baciye ku ruhande bakigenga, bityo bagatandukana n'ubushake bw'Imana. Uyu mutima wo kwigenga no kwishakira imibereho myiza tutita ku Mana n'ibyayo, twese urubyaro rwa Adamu turawuvukana. Bityo abari mu isi bose bavuka bafite kamere y'ibyaha. Kamere y'ibyaha niyo soko y'ibibi biranga ingingo n'ibikorwa by'umuntu. Bityo ibikorwa by'umuntu bimuvamo byose byandujwe n'ibyaha, haba mu ntekerezo ze, amagambo ye, ibyifuzo bye, ibikorwa bye, imigambi ye n'amarangamutima ye. Bibiliya igaragaza ko isoko y'ibibi dukora ni umutima cyangwa kamere irwaye indwara y'icyaha, ntabwo ari Satani. Umuntu yakora icyaha Satani atanahari. Cyakora Satani arusha ibindi byaremwe byose uburiganya, bityo bigatuma ariganya umuntu kugira ngo umutima we umwemeze gukora icyaha ndetse akumva ko ari ibyiza yakoze. Mu ncamake rero, abantu bose ni abanyabyaha badashaka gutegekwa n'Imana muri kamere bavukanye, mu byo bakora, mu byo bavuga, mu myumvire n'ibiranga umutima byose. Nk'uko tubibona mu Baroma igice cya 3:23 havuga ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ingingo ya kabiri ni uko Imana yanga ibyaha. Imana niyo dukesha kubaho kwacu n'imigisha ya buri munsi. Niyo itegeka byose. Ibintu byose bifite inkomoko muri yo. Imana iratunganye kandi irera. Bityo ibitandukanye no kwera kwayo byose birayibabaza cyane. Ishaka uburyo bwo kubikuraho cyangwa ngo ibigire bishya kugira ngo bitungane nk'uko itunganye. Imana yagambiriye ibyiza ku bantu n'ubwiza bitunganye bivuye mu bwenge n'ubushobozi bwayo buhanitse. Maze abantu barabyanga, bahinyura iby'Imana yabageneye, ahubwo bumva ko ibyo itabageneye ari byo byiza. Hanyuma bashyiraho uburyo bwabo bwo kugera ku byiza bo ubwabo bifuza. Nicyo cyatumye no mu gihe Imana yagambiriye kudukiza, duhitamo kwanga urukundo rwayo, dukomeza kwihitiramo kuba mu mwijima. Bibiliya igaragaza ko ubu ari bwo bugome bukabije bwo kwanga urukundo ruhebuje rw'Imana. Ibi ni byo byatumye Imana irakarira abari mu isi cyane, bituma Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo yishakira. Bitewe n'ubugome bw'abantu, Imana irabanga bigatuma inabahanisha kurimbuka, nk'uko tubibona mu Baroma igice cya 1:18 kugeza 32. Bityo urubanza rw'Imana ruri ku bantu bose, atari uko rimwe na rimwe bakora ibintu bibi gusa, ahubwo nuko abari mu isi bose bafite imitima yo gusuzugura Imana n'ibyayo, maze bikabaviramo ibibi byinshi, kandi urwo rubanza rubariho kuva bakivuka. Mu ncamake y'ingingo, Imana irera kandi yanga ibyaha. Ku bw'ibyo icira abantu bose urubanza rwo kurimbuka iteka, nk'uko tubibona muri Zaburi ya 5:5 kugeza 7, no mu Baroma igice cya 6:23. Ingingo ya gatatu, nubwo abantu bose bavuka ari abanyabyaha kandi Imana ikaba yanga ibyaha, ariko twibuke ko Imana ikunda abantu. Bityo ingingo ya gatatu itubwira ko Imana ikunda abantu. Imana ni urukundo. Urukundo rwayo ntabwo ari nk'urw'abantu. Urukundo rw'Imana ruratanga rutabanje kutwaka ibyiza, ndetse urukundo rw'Imana ntirudushakaho ibyiza, ahubwo rushaka kuduha ibyiza byayo, nk'uko tubibona muri Yohana igice cya 3:16. Ibyiza by'urukundo rw'Imana rushaka guha umwana w'umuntu
ni ukumukiza ya ndwara mbi ikomeye y'ibyaha, rukamugira umwana wayo uyishimisha, kandi rukamuha ubugingo bw'Imana buhoraho iteka ryose. Bityo urukundo rw'Imana rutuma idategereza kugira ngo abantu babanze bitunganye kugira ngo ubone uko ibakunda, ahubwo Imana yabakunze bakiri abanyabyaha, ari n'abanzi bayo. Urukundo rw'Imana rwatumye ndetse iha abantu icyo yari ifite cy'agaciro cyane, ari cyo mwana wayo w'ikinege. Aha niho agakiza k'abantu gashingiye, kuko ari nta byiza umwana w'umuntu yaha Imana byatuma imukunda. Ariko nanone nta kintu na kimwe cyatuma urukundo rw'Imana rutagera ku muntu keretse we ubwe aramutse arwanze. Naho urwemeye wese Imana imugira umwana wayo. Urwo rukundo ni ukwemera Yesu akakubera umwami n'umukiza, kuko ari we mpongano yonyine y'ibyaha bya mwene muntu. Imana ikunda abantu nk'umubyeyi ukunda abana be, ashaka ko baba beza. Ku bw'ibyo, hamwe no kubakunda, Imana iranabahana. Uguhana kwayo gutuma abana bayo ikunda bagendera mu nzira nziza y'ubwenge, ariko ntibahana ngo barimbuke. Mu ncamake y'ingingo, Imana ikunda abantu cyane bituma ishaka kubakiza ibyaha, nk'uko tubibona mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8, havuga ko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ingingo ya 4, Imana yatanze Yesu kugira ngo akize abari mu isi ibyaha byabo byose. Yesu niwe gisubizo cy'ibyaha by'abari mu isi bose. Kugira ngo rero Yesu abe igisubizo cy'ibyaha, ni uko yaje mu isi nk'umuntu udasanzwe, kandi ari Imana yuzuye, akaba yarabayeho imibereho yera kandi ikiranutse. Ubumuntu bwe n'ubumana bwe hamwe no gukiranuka kwe byatumye abasha gupfira ibyaha by'abari mu isi. Yakira ku bwabo igihano cyari kibakwiriye, hanyuma bakababarirwa ibyaha byabo byose. Ugukiranuka kwe kandi yarakuduhaye, kugira ngo twebwe abanyabyaha duhagarare imbere y'Imana tudatsinzwe n'urubanza rw'ibyaha, ahubwo twera. Bityo nubwo tutabikwiriye, twitwa abera b'Imana, nk'uko tubibona mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 21, hatubwira ko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero urupfu rwa Yesu nirwo rwakemuye ikibazo cya kamere y'ibyaha. Niyo mpamvu hamwe no kubabarira ibyaha, Yesu anaha abamwakira bose kubyarwa ubwa kabiri, bakaba abana b'Imana, bityo bakagendera mu bugingo bushya babifashijwemo n'Umwuka Wera. Yesu kandi ntiyakemuye ikibazo cy'ibyaha gusa, ahubwo n'ikibazo cy'isi yandujwe n'ibyaha yaragikemuye. Imana irimo gutegurira abakiriye Yesu bose isi nshya itigeze kubamo icyaha, aho abana b'Imana bazabana nayo iteka ryose. Ibi byose Imana yabidukoreye muri Yesu Kristo kugira ngo tube abana bayo bakundwa, tugire imibereho mishya ikwiriye abana b'Imana, turagwe n'ubugingo bw'iteka ryose bwuzuye ubwiza bw'Imana. Twebwe ntitwabishobora, ahubwo ni ukubera umwuka w'Imana udukoreramo. Agakiza rero kabonerwa muri Yesu Kristo. Imana idufitiye imigisha yose y'uburyo bw'umwuka muri Kristo Yesu, nk'uko tubibona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 1 uhereye ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 14. Ufite Yesu aba afite iyo migisha yose, naho utamufite ntayo afite. Nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12. Mu ncamake, Imana yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo atubabarire ibyaha no kugira ngo tubyarwe ubwa kabiri, tuba abana b'Imana babasha kubana nayo iteka ryose, nk'uko tubibona mu rwandiko rwa 1 rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 18. Ingingo ya 5, uwihannye akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza arakizwa. Imana ikunda abantu, ibyo bituma inabashaka kugira ngo ibakize mbere y'uko bo banayishaka. Cyakora hari ibintu bibiri bisabwa umuntu kugira ngo abone agakiza k'Imana. Kugira ngo umuntu abone agakiza ka Yesu agomba kwihana. Kwihana ni ukwemera ko uri umuntu mubi, ukatiwe urubanza n'Imana kubera ubugome, ukababazwa nabyo, bigatuma ubisabira imbabazi, ugafata ingamba nshya zo kubireka kugira ngo ukurikire iby'Imana. Kwizera rero gufite agaciro ni ukwizera gukomera kuri Yesu no mu gihe cy'ibibazo n'akarengane. Kwizera nyako ntigufata Yesu nk'umupfumu uri bukurangirize byose, ahubwo kwizera nyako gushaka Yesu nk'igisubizo cy'ibyaha byononye
imibereho yawe n'imibanire yawe n'Imana. Mu ncamake, uwihannye akizera Yesu nk'umwami n'umukiza arakizwa kandi afite agakiza nyako kuzuye. Ibindi byose yifuza bikubiye mu gakiza bibonerwa muri Kristo Yesu, nk'uko tubibona muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, ndetse no mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 12. Ingingo ya nyuma ari nayo dusorezaho ya 6 iravuga ngo ukijijwe abaho ku bwa Yesu umukiza we. Ibikorwa byiza ni ingenzi ku mukristo, ariko bikurikira agakiza ntabwo ari byo bizana agakiza. Igituma umuntu ahinduka ngo akore imirimo myiza ishimisha Imana ni uko yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akabyarwa ubwa kabiri n'imbaraga z'Imana ubwayo, akaba umwana w'Imana. Umwuka wera aza kumuturamo akimara kwizera, agatangira kumukoreramo ibishimisha Imana, nk'uko tubibona mu Befeso igice cya 1 uhereye ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 14. Udafite umwuka wera nta gishimisha Imana yakora. Kwitunganya udafite umwuka wera ntacyo byakumarira, ahubwo buri wese akeneye gusanga Yesu we ubasha kubakiza akanabahindura ibyaremwe bishya. Abantu rero dukizwa n'ubuntu bw'Imana. Ugeze muri Kristo ahita atangira kugira ibibi areka n'ibindi byiza akora, ari byo twita kwera imbuto. Ikimushoboza guhinduka ni umwuka wera, ikimuhata guhinduka ni urukundo rwa Yesu. Imibereho ya Gikristo rero ni imibereho y'urukundo. Ntabwo umuntu wakijijwe agishaka kwishakira inyungu, ahubwo ahora ashaka gushimisha Yesu. Mu ncamake, ukijijwe aberaho gushimisha Yesu umukiza we, ashobozwa n'umwuka wera, agahatwa n'urukundo rwa Kristo, akagira imibereho mishya inezeza Imana, nk'uko tubibona mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 14 n'umurongo wa 15. Mwene data we warunteze amatwi, umaze kumva aya magambo, utekereze ku buzima bwawe. Ese wowe nawe ujya wibwira yuko ukiranuka kubera imirimo ukora? Nawe ujya wibwira yuko kubera ko wavutse mu muryango wa Gikristo biguhagije kuba uri umukristo? Nawe ujya wibwira ko kubera gukurira mu idini uri umukristo ibyo biguhagije? Nyamara dore ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko icyo dukeneye ari Kristo Yesu, tukamwemera, tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ese nawe wifuza kwakira Yesu? Saba Yesu yinjire mu buzima bwawe, akubere umwami n'umukiza, akubabarira ibyaha, aguha impano y'ubugingo buhoraho itangirwa muri Kristo Yesu, maze Imana ikubabarire, nawe uhinduke umwana wayo, uyishimisha kandi uyinezeza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.